n'inda yamfashe ndi njyenyine hari nijoro, ubwo akaba ari mugenzi wanjye, ndamubwira ati nyamara ndumva bikomeye, gusa aramenekeza ngejeje kwa muganga aritaye, yaratashye, ubwo nagumye kwa muganga njyenyine, ubwo gusa abaganga nyine baba bakuri hafi, turabona nta n'umugwaza ufite, baramfashije nyine, nta myenda nari mfite, ibyo bamwambitse nabonye umwana wambaye. Turabasuhuje abakunzi ba Ema TV, tubaha amahoro y'Imana abane namwe, reka ibyo mukora byose mubone guhirwa, mubone guhaha mukaronka, reka buri kimwe cyose mujyamo kibe umugisha. Tubahaye ikaze buri abantu bari ahantu hatandukanye, impande zitandukanye, abari amajyepfo, abari amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, n'abari mu mujyi wa Kigali, tubaha ikaze, abari muri Afurika, Europe cyangwa se ibihugu byose bya Aziya, tubaha ikaze. Uyu ni wa mwanya tuganira n'abafiyemeri cyangwa se abakobwa babyariye mu rugo iwabo. Mu by'ukuri baca mu bintu bigoye, baca mu bintu bikomeye, bahura n'inzitizi nyinshi, umwana kuvuka atareba se agakura, biba ari ibintu bigoye, biba ari ibintu bikomeye, ariko Imana ijya ibaha guhaha mukaronka, mwebwe mudukurikiye mwabyariye mu rugo. Hano dufite umutumirwa, tumuhaye ikaze. Yego murakoze. Babita bande? Amazina yanjye banyita Uwizeyimana Jacqueline. Ukaba uri umufiyemeri? Mfite umwana umwe. Umwana wangana gute? Imyaka 2 n'amezi 4. Imyaka 2 n'amezi 4. Yego. Ukimara kumenya ko utwite byagenze bite? Nkimara kumenya ko ntwite, gusa nabimenye haciyemo amezi 2, mbimenya bitewe n'uko ubuzima bwanjye bwahindutse, nkajya numva imbaraga nazo, nkumva nacitse intege, nkajya nyoberwa ikibitera, ariko nkaba naragiye nganira na bagenzi banjye, byagiye bibaho, bangira inama yo kujya kwa muganga, kureba uko ubuzima bwanjye buhagaze. Nagezeyo barampima barambwira ati uratwite, kubyakira birangora cyane, numva ndihebye cyane, mvuga ati se koko zabaho gute, imyaka yanjye 18. Wafashe inda ufite imyaka 18? Yego. Nkaba ntwite, papa we nkaba ntari kumwe nawe, nzabaho gute? Birancanga cyane, ko nakoraga akazi ko mu rugo, nkabamo, ariko icyo kibazo nyifite, ko byageze aho wayine nkajya mbimubwira, akajya abasha kubyanga, akambwira ati njyewe nta n'ubufasha mfite, sinzi ko nanagufashamo muri make, numva narihebye, ndayigumana, narafata n'irangamuntu, birangora cyane pe, abaho n'igihe bigezaho, numva sinshaka no gusohoka ngo abantu babe banambona. Yego. Utubwiye ko watwaye inda ufite imyaka 18. Ese papa w'umwana mwarakundanaga cyangwa papa w'umwana yambwiraga ko waho wakoraga waguteye inda? Oya, ntabwo ari we, yari umusore w'imyaka 23, gusa yambwiraga ko ankunda, ariko icyo kibazo kimaze kubaho, yahise ambwira ati njyewe gusa ndabizi ko nabikoze, ariko nta bufasha mfite. Yego. Aho njyenyine namuhamagara, bikavuga tweho telefoni. Waribanaga se? Nabaye mu kazi ko mu rugo, ngo byageze aho inda imaze gukura, arambwira ati ntabwo wakomeza kutubera mu rugo utwite, shakisha uburyo uba wataha iwanyu, wabigenza ute, ni uburenganzira bwawe.
gutaha mu rugo naravuye mu rugo ntatwite byarangoye cyane kuba nasubira mu rugo. Nafashe umwanzuro wo kuba njyenyine mu nzu mwite, ndabyara njya kwa muganga ndi njyenyine. Ngeze kwa muganga gusa abaganga baramfasha, bamaze kumfasha banyereka umwana, nta mituweli nari mfite. Ubwo namazemo iminsi 3, igihe cyo gusezera kiragera, nta n'igiceri cy'icumi mfite. Gusezera mbura aho nanyura, mbura uko nabigenza, nanahamagara se w'umwana nkamubura. Uravuze ngo abe yamfasha gusezera, washaka kugenda utishyuye se? Gusezera kwa muganga nyine nta mafaranga, kandi ntabwo wasohoka ibitaro utishyuye. Ari ubwishingizi wari ufite se cyangwa nka mituweli? Mituweli nayo, gusa kubera nabyariye ku bitaro bitoya ntabwo banciye amafaranga menshi. Yego hari umumama wari unzi, yumvise nagiye kwa muganga mbona ngezeho, arambwira ati nje kukureba, ambaza ikibazo mfite, arambwira ati ngomba kukwishyurira ugataha. Njya kubarisha, ngiye kubarisha barambwira ati urishyura 5,000 byonyine. Aranyishyurira ndataha, njya mu rugo. Ukiri aho yarakwishyuriye? Yego. Ese uri ku kiriri cyangwa uri kwa muganga? Uri mu bitaro warirwazaga? Ni wewe nta mufasha nari mfite, wari umwe wenyine wipapuka kuko nari ndi mu nzu njyenyine. Ninda yamfashe ndi njyenyine, hari nijoro. Ubwo akaba ari mugenzi wanjye, ndamubwira ati nyamara ndumva bikomeye, gusa aramenekeza ngejeje kwa muganga aritaye. Yaratashye, ubwo nagumye kwa muganga njyenyine. Ubwo gusa abaganga nyine baba bakuri hafi, kurabona nta n'umugwaza ufite, baramfashije nyine. Nta myenda nari mfite, ibyo bamwambitse nabonye umwana wambaye. Mbona umuntu nyine aranyishyurira ndataha. Ngeze mu rugo yakomeje kunyitaho. Warakodeshaga se cyangwa wabaga wahise usubira iwanyu? Narakodeshaga inaha i Kigali, kuko nyamara gutwita kujya mu rugo numvaga ntajya mu rugo, naramaze kwiheba. Yego, ubuzima nyine numva narihaze. Warinze ubyara iwanyu batazi ko utwite? Ninze mbyara, gusa bumvaga ngo ndi i Kigali, ariko ntabwo baba bazi ubuzima mbayeho. Numvaga narabuze aho mbihera ngo mbivuge. Mu nzu njyenyine maramo amezi 2, gusa papa w'umwana we araza, kugeza haraza. Se w'umwana yaje umaze kubyara? Yari maze amezi 2 mu nzu ndi njyenyine. Araza, maze kuza arambwira ati rero nakomeje gutekereza, mbona nagusiga wenyine, amujyana iwacu. Muri ibyo se, muri aho ngaho umwana akivuka se, wari ufite akazi? Watubwiye ko wese uva aho wakoraga. Uwo mugira neza agumye kukwishyurira se, cyangwa wajyaga gushaka akazi n'ubundi ufite uruhinja? Ufite uruhinja, namaze amezi 2 ndi mu nzu. Ukarya iki ukabaho ute? Ni abavandimwe, uko nari ndi njyenyine. Uwo nagendaga akama akazi yarambwiraga ati mpa nimero yawe, bikagera ubwo bamaze kumva nabyaye,
buri umwe wese yazaga ifu y'igikoma, nzanira ifu y'igikoma, nzanira ibyo kurya, kavuga ati tujye gufasha ka kana kaba konyine, mbese ubundi nari ndi umwana, yego nkajya mbona abantu nyine banzana ibyo kurya, akanganiriza, akanyishyurira inzu, amazemo amezi 2, papa w'umwana araza anjyana iwabo, yangejeje iwabo tubayo, gusa iwabo ntibamukundaga kuko babanjije kubyanga, nabwo turakodesha hafi y'iwabo, bamwima icyo gukora, igihe kiragera umwana agize imyaka 2. Ukiri aho ngaho naguciye mu ijambo, utubwiye ko papa w'umwana wabo batamukundaga, ese bapfaga iki kugira ngo bagombe kumukunda? Mama we na papa we sinzi ibyo bigeze gupfa. Papa we ngo yari yarakoze jenoside, yego bamuha gukora tije, ariko biba ngombwa ko atayirangiza bitewe n'indwara ngo yari afite, arataha, atashye umugore akajya ashaka kumusubiza muri gereza. Ubwo hanyuma umwana ati se kuko yari amaze kumenya ubwenge, ati papa kaba yagize amahirwe agataha, nkaba mbona uba ushaka kumusubiza muri gereza, bumva amaherezo ari ayahe. Ubwo bakabana mu makimbirane gutyo, ubwo mama we agatangira kwanga umuhungu we, akamuziza ibyasi. Ubwo papa we yabonye kubana nabo byanze, yigira mu Bugande. Ubwo umwana aramusiga, ubwo umwana yaramusize, buhera ubwo yangana na mama we, umwana akamubaza ati papa kuki watumye agenda, kubera impamvu izi n'izi. Ubwo bagatukana, akajya amubwira ati uzamva imbere, umwana akajya amunga akigira i Kigali. Ubwo tukigerayo n'ubundi byarakomeje, yego byarakomeje. Ubwo bimaze gukomeza, umwana bigeze aho aravuga ati se ko nabyaye nkaba afite n'umugore, wampaye aho kubaka? Nta sambu nzaguha, ntiwanyahiriye, ntiwamvomeye, ntiwampingiye, urumva nzagufasha iki kandi nta kintu kizima wankoreye? Papa we yaragiye, nawe mukuru uragenda, nta kintu wamfashije, nta nka yanjye wahiriye, umbaza isambu gute? Ubwo akaza akabimbwira, bagahora mbese bari mu makimbirane, bahurira mu nzira bagatukana, umwana niyo yajyagayo, nanjye ubwanjye najyagayo ndi kwikandagira. Mbega ntabwo yigeze akwerekana se, bakwereka ababyeyi? Oya, bwo yanyoye gutyo. Mwigeze musura n'iwanyu se? Iwanyu? Yego twagiyeyo. Iwanyu ho bamwakiriye gute? Bamwakiriye neza, nta kibazo cyabayeho, ababyeyi banjye baramwakiriye, nta kibazo rwose, namugejeje iwacu. Gusa nawe kuva yaranyeretse iwabo akambwira n'ibyo bapfa byose, ubwo nyine nanjye nagendaga mbyihanganira. Nyuma yaho narahamenyeye, mbese ntangiye kujya mfatisha ubuzima. Ku itariki 21 z'ukwa karindwi 2024, hari ku mugoroba na saa 9, barampamagaye, ntabwo nari ndi mu rugo, barampamagara ati umugabo wawe baramwishe. Ubwo nabuze uko mbyakira. Ukiri aho ukitubwira ngo umugabo baramwishe, ese ni bande bishe umugabo wawe? Abantu bishe umugabo wanjye ni mushiki we, akaba murumuna we na mama we,
ubwo ni abantu 3 bari mu rugo, ubwo n'ubundi babaga mu rugo aribo bantu bahari, ubwo nibo n'ubundi bamwishe, ko njye bampamagaye nsanga umuntu bamwishe, ubwo ribu zarahageze, bo barisobanuye bavuga ko yabateye, nabo baritabara. Ubundi njyewe bambanjije no kuntangira ngo nere kuhagera, gusa ribu ihageze niyo yampaye uburenganzira. Ubwo igihe cyarageze, ubwo banjyanye, njyewe ubwo ngubwo ribu maze kuhagera, baravuze ati umugore wari hehe, ndahandaza ati aba bantu urabazi, ndabivuga ko mbazi, numva ari iwabo, ndababwira bakambaza ibyo bapfaga, nkabivuga, ubwo batujyana i Nyamata, baramupima, bamutera imiti, igihe cyo gushyingura kiragera baramushyingura, abandi barabafunga, hari abafunze, mbona kuba njyenyine ntabishoboye, ndataha ngeze mu rugo, nahabaye igihe gitoya, umuntu arampamagara ati ngwino nkwereka aho ukora, nabwo mageze akazi karanga, bibaye ngombwa ko akazi kataboneka, nkaba ndi njyenyine, mbese nkaba n'ubundi ndi mu buzima bubi, nkaba mbese mbayeho nabi, iyo mbonye akazi ndakora, ubwo natakabona nkatuza, Imana yonyine niyo ibibizi uko uzabaho, ubwo nyine nuko mbayeho. Umuntu wakuzanye i Kigali se, cyangwa umuntu wakubwiye ngo uzi Kigali hari icyo agufasha, cyangwa yarakuzanye nawe araguta arigendera? Nawe yaranzanye, ampamagaye nkwiye mu rugo, ambwira ko hari aho afite akazi agiye kunjyana mu kazi, yageze arambwira ati ko yampamagaye nk'uyu munsi nzamuka haciyemo iminsi 2, arambwira ati akazi kagiyemo abandi, ubwo mbona nanone gusubira mu rugo bidakunze, gusa arambwira ati kandi nkwishyuriye inzu ubayemo, akazi wenda nikaboneka uzasubiramo, ubwo nikataboneka nabwo uzashakisha ubundi buzima ubashe kubaho. Kuko niko yamfashije. Umwana wawe se, umwana wawe aho ari mujya mubasha kuvugana? Turavugana kuko ari mu rugo, isaha ku isaha yumva ikintu akeneye ndamuhamagara tukavugana nta kibazo. Yego. Ihangane, ibibazo waciyemo bizarangira. Nta kundi, Imana yonyine niyo ibizi. Yego, kuko njyewe ntacyo nakora. Ni iki gituma udacika intege mu kurera umwana wawe umugabo yagusigiye? Ikintu kidatuma nacika intege nuko nabayeho muri ubwo buzima, nkahura n'abafasha bakamfasha, nkaba kugeza izi saha nta kibazo nahuye nacyo, bakamfasha kujya bampa ibyo kurya, n'izi saha nibwo niringira nkavuga ati uko bisa kose Imana yandengeye kijya gihe naho yagiye, none biracyahari, yego izakomeza indengere igihe natagifite uko mbaho nibizi. Yego. Ihangane. Wumva se umwana we nakura yaba nk'iki? Umwana wanjye numva ko yaba nk'umuganga cyangwa akaba nk'umupolisi, akavugira abantu barengana, kuko n'ubuzima nahuye nabwo
hari igihe ubona nta kirengera ufite. Ngomba numva ubwo buzima, mbese umwana wanjye mba mwifuriza icyiza. Jya wihangana, umwana wazagoza amarira, sibyo? Nta kibazo, nanjye ndategereje. Urategereje? Ntabwo ubyizeye? Ndategereje kubera ubushake bw'Imana. Yego, hari ikizakora. Yego. Ntabwo ujya utegereza se kuzashaka undi mugabo ko mbona ukiri muto? Ntabwo bijya binza mu mutwe, bitewe kuko ubwo buzima bwambayeho. Numva. Yego. Ni irihe somo wize mu buzima se, bitewe n'ibibazo waciyemo? Isomo nize nuko namenye ubwenge. Mu buzima ubizi akaba nta muntu wanshuka, ganshuke ibintu byinshi, kuko hari igihe umuntu abaho, buriya umuntu atarabyara ntacyo aba aramenya. Ntacyo uba wumva ubuzima ari ubwawe, uba wumva nta kintu kibabaje wahura nacyo, ariko nkimara kubyara ubuzima bwarangananze cyane. Nkibaza niba Imana naravutse hari Imana ibizi, nkabibura, kuko nahuye n'ibibazo cyane bigoye rwose. Ni icyumva abantu bakwigiraho? Icyumva abantu bakwigiraho? Icyo abantu banyigiraho ni uko nababwira ku bibazo bahura nabyo, babasha kwihangana, kuko kwihangana ni byiza, kandi ukirinda kwihererana ibintu, kuko hari igihe iyo wihereranye ibintu uriheba cyane, ukaba wabasha kuba watekereza kwiyahura, ariko iyo uganirije mugenzi wawe akugira inama. Yego. Akugira inama, akakwihanganisha, akakwereka ingero nyinshi, kuko ibikubayeho atari wowe wenyine. Ni ukuri ihangane, ntabwo uzaguma mu bibazo gusa, igihe kizagera ukagera mu bisubizo, turabyizeye. Nta kibazo. Urakoze. Murakoze, tubibutsa gukora like na comment na subscribe na share. Murakoze, Imana ibahe umugisha.